aza kwitaba urebe film wumve SBX-1 this Captain Collins uyu ni Captain Collins ku cyicaro gikuru cya gisirikare baramuhamagaye he's dead sir afana mesiti yapfu byagenze bite 7 terrorists disguised as janitors seize our vessel batandatu kuri barindwi bigize abapuranto batwatatse claim they have bishe masho ndetse bica n'abandi bakoraga hano hantu and failed natwe bagereje gufata hano birabananira uri kumwe nande Corporal Sean Baker ni kumwe na Corporal Sean ndetse na Bifa Baker by a bullet ariko isasu ryamukubise ryamye hasi they're using blow torches to cut through the outer door mufite igihe kingana cyangwa abo muri tayari bari kugerageza guca inzugi reka ndebe iminota byatwara kugira ngo batugereho urebe reba 60 minutes byatwara nk'iminota 60 kuba bamaze kumena urugi batugezeho make that 30 minutes cyangwa se 30 nyagasani nako buri rugi ubwo ni 30 I don't know What can you tell us about these terrorists? ibyo byebe nicyo bitubwiraho leader says his name is Alexander Kessel umwe yitwa Alexander Kessel umunyamerika genda mu musuzume menye ninde they move like they've been trained uburyo bakora mubona ko batojwe bari gukoresha tekinike nziza cyane Shooters are dead. Unfortunately, so are the computers that control the interceptors. twamaze gutabara yitwa Fat Greely gusa bakoraga n'ibyuma byahagarikaga misile byahagaze nabyo byapfuye A SEAL team is inbound to you. SEAL team iri mu nzira ije kubatabara Longer. ETA 90 minutes. biratwara igihe kingana cy'iminota 90 nyagasani Not joking. Madam President Madame President nawe rimanukira 16 mobile missiles. ibyebe bifite misile zigera muri 16 Find. Only reason abarusiya ngo basibuze is because you still have control. impamvu ibyebe bitaratangira kurekura misile nuko ugifite iyo interceptor ushobora guhagarika izo misile Missiles on the United States. ibyo byebe nimara gufata iyo interceptor urimo biraza kohereza misile 16 ku migi 16 Counting on you to keep those maniacs out of there. ubu ibyiringiro bya Amerika biri mu biganza byawe wa mukobwa we kugira ngo uhagarike ibyo byebe bitafata iyo interceptor mpaka twageze yes sir ukomeze tumenyeshe yego Hold that room. icyo cyumba kirinde hold that room icyo cyumba gifata bahise bohereza SEAL team igomba kwerekeza yitwa hehe kuri CBX-1 ni mu nyanja hagati bajye gutabarura mukobwa bimeze bite katururi